mfite igitaramo nzajyamo muri Oslo nzaba ndi kumwe na Yuhu Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza buri wese mu gukurikira amakuru kuri YouTube channel East TV. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazayema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, kuri uyu munsi turi tariki 23 z'ukwa kane umwaka wa 2022. Reka amakuru yacu tuyatangire mu gihugu cy'Ububirigi aherereye umusore w'umunyarwanda wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Bruce Melodie ubwo yatangiraga umuziki mu mwaka wa 2010 ubwo yageraga muri studio bwa mbere. Nta muntu watekerezaga ko muri 2022 Bruce Melodie azaba ari gukora tuwa ku mugabane w'Uburayi agera mu bihugu bigiye bitandukanye agenda akora mu bitaramo nka Germany, Sweden ndetse na Norvege. Mu mwaka wa 2010 nta muntu watekerezaga ko Bruce Melodie yazegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Mu mwaka wa 2010 nta muntu n'umwe wabonye Bruce Melodie watekerezaga ko 2017 yatumirwa muri Kong Studio. Mu mwaka wa 2010 mu bantu babonaga Bruce Melodie nta n'umwe washoboraga kwiyumvisha ko Bruce Melodie yazakorana indirimbo na Gaelk Jones, umwe mu baraperi bakomeye muri Afurika, agakorana indirimbo na Harmonize Konde Boy, agakorana indirimbo na Eddie Kenzo, agakorana indirimbo na Inosbi. Mu mwaka wa 2010 nta muntu watekereza ko umuhanzi nka Bruce Melodie yakura Eddie Kenzo mu gihugu cya Uganda akamuzana mu Rwanda bakamura n'ibyumweru bibiri. Bruce Melodie ari bumenya byose. Mu mwaka wa 2010 nta muntu n'umwe mu Rwanda washoboraga gutekereza ko Bruce Melodie yagenda akamara n'icyumweru na Harmonize bari muri hoteli y'inyenyeri 5. Bruce Melodie yishyura ibintu byose. Mu mwaka wa 2010 nta muntu watekerezaga ko Bruce Melodie utazi icyongereza azagera igihe akajya muri Kenya akazenguruka ku bitangazamakuru byose byo muri Kenya kandi agenda avuga ururimi rw'icyongereza. Nta muntu n'umwe wabyiyumvishaga. Ubaka kanya Bruce Melodie yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga kubw'ibitende ari kugenda akora muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. Bruce Melodie kuri uyu munsi ari mu gihugu cy'Ububirigi aho yajyanywe no gukora igitaramo gikomeye. Muri uwo munsi agomba kuba ari kumwe na King Kivumbi. Bruce Melodie azava mu gihugu cy'Ububirigi ahita ashyira hanze indirimbo yakoranye na Inosbi yatunganyijwe mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Bruce Melodie indirimbo nimara kujya hanze azakora igitaramo mu gihugu cya Norvege ubwo azaba ari kumwe n'Intore Masamba. Ubwo iki kiganiro cyatangiraga ngira ngo wabonye Intore Masamba amagambo yavuze ati nzaba ndi muri Oslo aho nzaba ndi kumwe n'umugahanzi witwa Yuhu. Ubwo yavugaga itaha iwacu Bruce. Iri jambo Yuhu ryaje ubwo Bruce Melodie yakoraga indirimbo yitwa Ndakwanga, imwe mu ndirimbo zamufashije cyane mu marushanwa ya Primus Guma Guma ndetse zikaza no kumwongerera imbaraga. Indirimbo yahaye Bruce Melodie icyizere cyo kumva ko mu muziki bishoboka ni indirimbo yitwa Ikinya, ubwo yaje kuyikorera remix yayo nayo ikaza kumuha amafaranga yo ku rwego rwo hejuru mu bitaramo yagendaga akora mu bihugu muri iki gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie mu mwaka wa 2019 yakoze indirimbo yitwa Katerina ayikorerwa n'uwitwa Madebeats. Video iza gukorwa n'uwitwa Julius Bimvizo. Iyi ndirimbo ariko ntabwo yasohotse 2019 yaje gusohoka mu mwaka wa 2020. Indirimbo iza gukundwa cyane dore ko iyi ndirimbo Bruce Melodie yaje kuyiririmba no mu marushanwa ya Africa Got Talent. Amarushanwa yaberaga hara mu gihugu cya Kenya niyo igitaramo cya mbere Bruce Melodie yaririmbiyemo indirimbo yitwa Katerina. Iyi ndirimbo kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 12 ku rubuga rwa YouTube. Bivuze ko ari yo ndirimbo ya mbere ya Bruce Melodie imaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube. Bruce Melodie rero wakomeje gukora indirimbo akorerwa indirimbo nyinshi na Element. Navuga ko Element ari umwe mu bahanzi bazamuye izina rya Bruce Melodie guhera mu mwaka wa 2019 duye ko yamukoreye indirimbo zigiye zitandukanye. Navuga Ikinyafu, Samoya, Bado, Abu Dhabi ndetse n'izindi giye zitandukanye za Bruce Melodie zagiye zikundwa utirengagije Katapira. Ariko kuri uyu munsi Bruce Melodie 90%
ari gukorana n'uwitwa Madebeats. Ntabwo wakizera ko Bruce Melodie azongera gukora indirimbo n'umunsi n'umwe kwa Element muri Country Record, kuko uwitwa Madebeats yamaze kuba umukozi wa label 155 AM, akaba ari label ibarizwamo uwitwa Bruce Melodie iyobowe na coach Gaelk. Ubaka kanya ndakubwiza ukuri ko bidashoboka ko Bruce Melodie yahamagara Element ngo amwitabe, cyangwa se ngo Element ahamagare Bruce Melodie amwitabe. Hagati y'aba bombi ni umuriro. Element ubwo yakoreraga Bruce Melodie zimega hit zose, Bruce Melodie na Element bari bafitanye icyizere gikomeye cyane, dore ko Element bwe yiyumvishaga ko ari uzazengurukana na Bruce Melodie muri ibihugu byose Bruce Melodie ari kugenda azenguruka. Ariko ubu kuri aka kanya Bruce Melodie ari kugenda azengurukana n'uwitwa Madebeats, kandi koko nawe Bruce Melodie wamwumva. Manager wa Bruce Melodie coach Gaelk umwe mu nshuti za hafi za Madebeats, kandi urumva niba manager wa Bruce Melodie ari inshuti hafi ya Madebeats, nta wundi coach Gaelk yakaza utari Madebeats. Nanone tukongera tukibaza duti ese Madebeats azayakorera indirimbo n'abandi bahanzi bisanzwe, cyangwa se indirimbo Madebeats azayakora z'abahanzi basanzwe zajya ziza ziriho logo 155 AM? Ni ikibazo uri kwibaza, ariko kigomba kubonerwa igisubizo uko byagenda kose. Les amis, abakurikirana Bruce Melodie ubwo rero abayiteguye muzatege mujye muri Norvège ndetse na Sweden, mujye gukurikirana ibitaramo ari kugenda akora umunsi ku wundi. Yaba igitaramo kizabera mu gihugu cy'Ububiligi muri Belgique ari kumwe na King Kivumbi, yaba ikizabera muri Norvège ari kumwe na Intore Masamba, yaba ikizabera muri Sweden. Mube ready mugende mukurikirana ibitaramo live. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana. Imana niba itinda izatinde kukurakarira, niba yihuta izihutire kugutabara, niba irakara izarakarira ibiguhiga, niba irwana izarwanya abanzi bawe, niba yumva izumva ibyifuzo byawe. Ngende Olivier Fernandez, mwifurije kugira umunsi mwiza ndetse n'icyumweru cyiza. See you, we love you so much.